nubwo wakorera menshi utagira urugo nta kigenda. Ugeze mu myaka 40-50 ntibigeze ukora. Noneho nawe uragiye ngiye gushaka umugabo ku mugabo, bose ntibasaze, atangira kugita ikigoryi kandi ari we waye ikigoryi. Yabaye iki? Yabaye umusazi. Hano bandika se imiryango Charles, ariko mu Gifaransa ni se imiryango Charles. Komoka i Masisi. Naje kwisanga hano bitewe n'ubuhunzi. Yatangiye bitewe n'uko twahigwaga interahamwe zimaze na FDLR zimaze kugera hariya muri Kongo, zitangira kuduteranya nabo twari turanye umuhutu ari umututsi, twarashyingiranaga ariko baraduteranya. Batangira kujyamo jenoside bakoreye mu Rwanda, batangira kuduhiga, kutwica, badufatanya na mayimayi na za Nyaturu na za Kodeko n'indi mitwe yose bitwaje intwaro. Iyo nzi niyo yo muri Masisi. Navuye muri Kongo mpungira mu Rwanda, ngeze mu Rwanda kugeza igihe mbega noneho ntarangije nk'imyaka igera muri 18, noneho baduha ubuhungiro hano muri Amerika. Maze kuduha ubuhungiro rero tubaze niho nibonye hano, nari mpazi. Njyewe icyo nakubwira cyo kugira ngo menye ko ari iwacu. Data yarahavukiye, sogokuru arahavukira, sogokuruza arahavukira. Noneho icyaje gutuma tuba impuza abakongomani hariya hatwagwaga n'u Rwanda kera, ariko imipaka y'ababirigi baduciraho imipaka, tuba abakongomani ariko twari abanyarwanda. Imipaka iyo baravuga ngo ngo ni berere. Imico y'iwacu, hariya imico y'iwacu twari amoko menshi. Harimo abandandi, harimo abahunde, harimo umuhutu n'umututsi. Abo ni abanyarwanda. Abo ngabo nabo iyo twumvaga amateka nabo ntabwo ari kavukire, niko natwe tumeze. Nabo baciriweho imipaka. Twajyaga twumva bavuga ngo abandandi baturutse mu Bunyoro, tukumva ngo mbega ngo baturutse muri Chad. Ibyo rero ayo makuru yose twebwe ngo twaturutse ngo mu Rwanda. Nibagiwe gatoya ngo ni Abisiniya. Abisiniya rero niyo Ethiopia. Mbega bakimara guca imipaka ababirigi, hagize bate habayeho abantu baturema ku mahoro. Imwe ari umundandi agashaka umututsikazi, agashaka n'umuhutukazi, n'umututsi nawe agashaka umundandikazi, n'umuhunda agashaka n'umututsikazi. Ariko aho byaje gupfira aho interahamwe mbega iriya FDLR arizo nterahamwe abanyarwanda zigereye mu ntuza zimaze gukora jenoside, baratangira mbega batangira kubwira abahutu, kuko nabo ni abahutu, batangira kubabwira ngo aba ngaba ntabwo ari bene wanyu, n'uwabyaranye n'umukobwa wanyu ngo abana be niba bice bose. Ubwo rero twahunganye na benshi. Haje kuza amagiriri izanywe nande, izanywe ivuye mu Rwanda, ari uwitwa Sekimonyo, ari uyizanye ngo ni magiriri ngo ni y'ubuhinzi, nyuma aza kuyihinduramo iki ishyaka ryo kwica iki abatutsi, ngo bishe umututsi bishe n'umuhungu. Nari n'ugakererema abahutu baravuye mu ntuza, mbega bavuye mu Rwanda bari gukora propaganda. Amagirigi niyo yavuye muri iriya mitwe wumva ngo ni pariko
niyo yavuye muri iyo mitwe, ku buryo ngewe nkubwira ngo ngewe na mukuru wanjye baramuriye baramwotsa baramurya n'inyama, bamurira muri Kibabi. Batashye batangiye gutaha muri 65. abo n'ababaga ibibwe, hari mbega inkambi yabirukanwe muri 59, birukanwe n'ingoma yande, n'ingoma ya Geregwari Kayibanda. Noneho bahungira hehe? Bavuga ngo ni inyenzi. Bahungira hehe? Bahungira muri Kongo, bajya ibibwe. Abo rero nibo batangiye gutahuka mbere bataha, ariko twebwe hari twaraciriweho imipaka, hari iwacu ntabwo twari tuzi, mu Rwanda ntabwo twari turuzi. Twaraje mbega turaza duhunze, ariko imodoka zaje guhungisha abantu za HCR, mbega imbere dukomeza kwita. Noneho turaza aho twari ku Gisenyi, inkambi bahitaga inkambi Umubani, ariho Inyemeramihigo. Bayivanyemo nuko ziriya nterahamwe zari ku Mugunga, zari intuza Ikibumba. Noneho bakajya baza kugira bate, bashaka kuza kudutera, bati noneho u Rwanda ruravuga ati hano begereye umupaka w'iwabo, batazaza no kubashimuta, batujyana hehe? Muri Mudende. Tugeze muri Mudende nayo bayiteye, batujyana hehe? Ibyumba. Abandi babajyana ku Kibuye. Nahageze 97, mbega hari mu kwezi kwa 12 kuri 25, tariki 25 niho nahageze, hari kuri Noheli. Navuye muri iyo nkambi 2019, ndi kuza hano muri Amerika. Hari aho twahingaga, uretse abaterankunga baduteraga inkunga bakadufasha. Ubuzima bwo muri Kongo ntaho buhuriye n'ubwo mu nkambi. Bwo muri Kongo nibwo bwiza, uretse ko bwajemo intambara, ariko twararyaga tukanywa amata y'inka zacu, tukagira dute, tukarya ibyo kurya, mbese nta kibazo, tukambara tukaberwa, nta kindi kibazo twagiraga. Ariko ubuzima bwo mu nkambi, umwanzi arakaba impunzi. Mwebwe mwabaga mutari mwanavuka, uzi kugira ngo ngende mpungishije nyoko aratwite, nibirangiza ningira Imana kikora ibyayo, wenda hari n'igihe wagera hariya ukaramuka ukavukira mu nzira turi kugenda. Hari benshi bagiye babyarirwa mu nzira turi guhunga, ukiga kugenya umwana kandi utabizi, kandi noneho inyuma yawe bagira base bagucanye inyuma. Ubuzima bwo muri Amerika hano njyewe ndabwemera, ukuntu mbwemera nuko hano iyo wigize umugabo waba umugabo, wigize imbwa waba imbwa, kuko hano ushobora kugenda ugakora igihe utari, kandi niyo uri ikirema baragufasha. Numva rero ntaho bihuriye n'iriya, kandi ntabwo nubwo waba udakora ntiwabura ibyo kurya. Icyo nicyo cya mbere. Numva bihuriye hehe na hariya mu Rwanda. Ubuzima bwo muri Amerika ahantu mbega tubwira ni uko ubuzima bwo muri Amerika ni bwiza, ariko nuko ntamwe abana bacu no kujya mushaka guta umutwe, mugiye gushaka guta umutwe, ugashaka kwifata ngo uriya niba abaye ikirara nawe ngo ugire ikirara. Kandi nigira ikirara, kuko nuhitamo kuba imbwa uzaba imbwa, nuhitamo kuba umugabo uzaba umugabo.
kuko niryo tegeko, kandi iryo tegeko twaranarishimye. Umugabo ariyubaka ntabwo yubakwa. Imana yaguhaye amaboko abiri ngo uyakoreshe. Ejo uzaba ufite umutamenwa. Uri kugendera mu modoka, iyo modoka iwacu waguraga imodoka n'uwari ufite y'inka zigera mu 3,000. Niwe wagiraga imodoka, kandi wagomba kugira imodoka ariko imodoka ufite amafaranga aguze ya modoka n'amafaranga yo kubika iruhande yo kuyikoresha igize ikibazo yaguze. Noneho hano uragenda imodoka niba ipfuye gatoya uterere hari ugiye gufata indi. Bizakubuza niba uri umusore rero uzagira aha rya gisore, ariko wibagirwe imbere yawe. Aho niyo ritandukanye. Ariko mwemeye mugafata umurongo muzima, mwabaho neza, kuko ntacyo wenda kubura. Nta mundi kuri inyuma, nta muntu uri buze ngo aragusanga mu nzu ngo ajye kugutema. Ariko muri Kongo nubwo waba wagize iyi modoka, wadusumbya baraza aho ziriya nterahamwe zagereyeyo, baraza bagusange no mu nzu bajye kugutema. Umuco ni uko nguhana ukemera, kandi bajya bata umugani ngo ibyaha ni koko nawe ubwawe wampana, kuko ubonye intandukiriye wavuga uti ariko pa n'abasaza bagenzi bawe mvugana nabo, ariko ndikumva hano nawe uri gutandukiye, ubwo ubugize ute nanjye ubu nkemuye ngo mpane. Nibyo rero niwo mugani bavuga ngo ibyaha ni koko. Umuco ubu ngubu wowe umuco w'iwanyu urawutaye, ugiye gufata umuco w'abasanzwe n'uw'abanyamahanga. Ariko wa munyamahanga urimo umuco w'iwabo arawufite, ariko uwanyu weho urawutaye, ugiye gufata uriya. Niyo si ubwo utataye umuco ugizwe n'ikinyabupfura. Rero umuco ugizwe no kwitwararika, mbega ko uri mugenzi wawe ntumwereke ko wamusumbye, mbega niba wamusumbye ngo mubonerane, ejo nawe ibirenge uratambuka ikirenge kikagenda gisimburana n'ikindi, none ni wowe ejo ni rero. Niyo mpamvu utagomba kugira ngo umwisimbukirizeho, ibirenge bigira ihe kujya imbere. Ubwo rero umuco wa mbere, umuco wa kabiri tuvuge, mbese umuco wa kabiri ni ubu ngubu ndakubwira, ninkubwira nijya kumbwira ngo izisha Amerika, umuco wanyu urawutaye rero, kera warangije kuwuta. Kuko ndi kuguhana ejo ibizagira bite, bishobora kugaruka. Ubwo rero umuco urawutaye. Ikindi umuco w'iwacu ubu ngubu hano muri Amerika ntabwo hari ubwo bajya bapfa, hari ubwo batanga inkwano, ariko iwacu turayitanga. Ni umuco w'iwacu. Ugomba kuza gusaba umukobwa wanjye nkagukosha, ariko ntabwo wabona ikiguzi kuvuga umuntu. Iyi ni imfashanyo y'iki? Niba uriya mukobwa yajyaga mvomera amazi, iriya izajya imvomera iriya mfashanyo wampaye, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo uramuguze. No muri Kongo iwacu niko byari bimeze. Kandi ho mbega bagiraga batyo, hariho mbega aho abateraga n'umujugujugu utya hagati mu bushyo bugeze nk'iriya kuri garande, agatera umujugujugu atya, aho wa mujugujugu uri za nka bose bakazijyana, mbega akaba arizo zibaye impano. Ubu wari umuco. Undi muco ni ukubaha iki?
kubaha ababyeyi, ukamenya ko hari umubyeyi, ko yakubyaye, ko ibyo yanyuzemo byinshi kutabizi, ahubwo ukamuhaha iki ubumenyi. Ururimi ni rwo rurimo kuvuga, kandi ibyo ruri kuvuga ni nawo muco uri kukubwira. wowe uravuga mbega ururimi, niba mvuga ikinyarwanda ni ukuvuga ko n'abana mbyaye bakiri batoya, mbese ntawe mbese abana ugomba kubyara, ugomba gushaka mbega kugira ngo wa muco batazawuta na rwa rurimi batazaruta. Ntabwo twanze ko bafata indimi izo arizo zose, kuko natwe ubu nakubwira igihumbi, ubu nakubwira ikindani, nakubwira ikirego, ukumva. Ariko ntabwo nataye ururimi rwanjye. Ariko mbega abana banyu mutagize mutababwiye, mbega ngo mujye mubabwira, mbese ushake nk'igitabo gisobanura icyongereza n'impuza n'ikinyarwanda, ngo wabyaye umwana, ngo nibirangiza wa mwana noneho umuhe cya gitabo ajya avuga ngo hano niba ari ibyo kurya ngo food ni ibyo kurya, mbega bimusobanuriye ngo ni ibyo kurya. niba umbwiye ngo mbega ngo waramutse ni morning, sibyo? Ubwo rero ayo magambo akaba asobanuye hano na hano, agomba gukora rwa rurimi rwabo rwa kavukire atarutaye. Iyo wataye umuco wabaye umusazi. Wataye umuco, tuvuge mbese niba wataye umuco nkawe, mbega nkanjye, turahurira hariya mbona igisaza ikigoryi, atangira kugita ikigoryi, kandi ari we wabaye ikigoryi. Yabaye iki? Yabaye umusazi. Maze nkawe urajya hano tuvuge mbese dufite abakobwa benshi, sibyo? Noneho nawe uragiye ngiye gushaka umugabo ku mugabo, bose ntibasaze. Ubusazi bw'urutwa n'ubuhe? None umuco w'iwanyu uracyawufite? Waba utaye kera, ntiwasaze se? umukobwa wagiye kurongorana n'undi mukobwa, byabayeho? Ntibasaze? Bazabyara se? none ari nkawe wowe wabita iki? Kiriya gihugu niba bakirimo cyemerera abo ngabo mbega bakirimo bari bagisanzwemo, niwo muco wabo. Ariko none nawe urajya kwigana uriya muco, wigana ingendo undi yagira ate, aratagataga. None urajya kubigana, wowe sogokuru wawe ntiyabikoze, sogokuruza ntiyigeze abikora, n'ubuvivi n'ubumwira ntibigeze babikora. Wowe niwe ugiye kubitangira hano, ubaye iki? Umusazi. None se unzanye ariko umutinganye n'umwe wabyaye, kubera ko atabyara se we n'ukwanga urubyaro, kuko ajya kurera abandi se ajya kubarerera iki? Yobyaye abe nawe akabarera, kandi ni muzima, Imana yamuhaye ubuzima. None kuko iyo wajya kurera abandi ariko atarezera, kavuga ngo ngewe ngo ngiye gukora kano kazi, mbega nzayendera abana b'abandi, uwa mwana sinamara gukura azavuga ngo nuwe. Ngize ukuri, azavuga ngo nuwe, aramuriza, azavuga ngo nubwo ndi imfubyi ariko data ni runaka, mama ni runaka. Wese uzerekana iki ku Mana? None se umutinganye we ntagira Imana? Nawe akomoka ku Mana, ariko ni umukozi wande wa Satani. Ingo z'iki gihe ntabwo mwemera abahanyi, kumva? Ngo nimba nguhaniye ndi umubyeyi ntabwo byemera,
uriya mubyeyi wundi nawe mugenzi wanjye akaguhana nabwo ntubyemere, n'undi akaguhana, n'undi akaguhana, n'undi akaguhana, n'undi akaguhana, n'undi akaguhana, tukaba nk'abantu bagera muri 20 tuguhana ikintu kimwe. Nyabuna ingo zubakwa zitya. Iyo urugo rugututse ukarusubiza uburushenyi. None ko kwihangana k'umugabo ko bibaho, tukagushyiramo n'impuzano n'ubwihangane bwa ntuza bwa Yuda. Ibu yihanganiye Eva yagiye kurya utundi Imana yababujije, agaze hari imuzaniye ngo nawe naryeho, ati Imana ko yaratubujije, ati niba utari ahubwo ndapfa, niba utariyeho nanjye ndapfa. None bitewe n'iki n'ubwihangane, ati uyu muntu mwihangane, Imana yarambwiye ngo nzamurebe nuko ndebe iki imboni yo mu jisho ryanjye, none reka mwihanganire njyeho. Bariyeho babona bambaye ubusa, ntubizi si nabyo? None rero n'ubu naho wowe ingo zawe zuba igituma zisenyuka. Mbega tuvuge mbese nkawe ndaguhaniye ndi umubyeyi, maze kuguhana rero wa mwana we uko niko zubakwa, bazubaka batya, ariko ntabwo ucisha make. Nawe wa mukobwa we ahangaha nawe ngo ndi kubahana mwembi, nawe ahangaha ntabwo ari heza. Ntabwo ushobora kugira ngo utume wowe n'umugabo wawe mugira mute mwanduranya, ukaba mwanavana mu n'ubutane. Urumva rero aha ntabwo ari heza. Ujya gukomorokera ku maningasire, ntabwo ndibuhana uyu nguyu ngo wowe kureke, ahubwo wowe uri n'ubyaro rwariyo byoroshye, nuko mbega umukobwa avoma hafi. Ariko wowe mugabo ubanza gutekereza igitekerezo ugiye gukora, ariko undi wapfa guhubuka. None wowe urukumva uwo muco uwo twahanagamo tukabahana, muracyawutwemerera? Ushaka guhora mu bishya nk'ababaje. Kuko nk'iyo ubona abagabo 2, 3, 4 bahaguruka bakagenda bakashaka kukubakira, ukisenyera, ubwo se ubaye nkande, ubaye nk'aba bandi bagize bate, babandi basazi. Uzi guta imfura nk'imbwa, kabyara ariko ntumenye aho umwana wawe yaraye ngo yarayate yameze ate, kandi wamubyaye Imana yamuguhaye. Mutaye iki umuco, biracyagaruka kuri wa muco. Kuko ntazibana ngo zibura kanyamanya amahembe, ntabwo mugomba kubura ko mukantu mupfa. Nabadata natwe ubwacu byabagaho, n'abasogokuru nabo byabagaho. Ariko kuko mbega wari uzi yuko mbere yo kugira ngo umukobwa agenda agiye kujya iwabo, yagomba kuza akagenda akabanza kujya kwa sebukwe. Sebukwe akamubwira ngo bahangaha warangize n'iki n'amezi 2, ariko akabwira nyoko, uriya mwana agera hano ntukamuha ibiryo kugeza igihe azagira ate, nzashakira abantu mbega ba se wabo na ba sekuru, hasigaye akambwira ibye nkamukarabira imbere. Gukarabira imbere n'ibyo byabaga bimeze bite? Ngo wabaga uciwe biba birangiye. Gusa ndagucira hehe? Ko nagucaga nkakwima inka zanjye, naguca nkakwima inka zanjye. We baragucaga, iyo babaga baguciye waragenda ukagenda wabona nta herezo, kuko wageraga mu basore bagenzi bawe wagerayo ngo njye ntabwo nshaka kuvugana nawe, baraguciye ngo wowe warananiranye, wabaye umusazi, warananiranye kandi uri muzima.
mubwira ngo tuzavugana nawe nuko uzabanza kujya gusaba imbabazi ababyeyi bahemukiye kugira ngo tuzasangire mbega nk'uko uzabanza ujye gusaba ababyeyi imbabazi bose bakaguha akato kandi n'abasore bagenzi bawe mwarabanaga byarangiza mbega bikazageza igihe ugaruka ariko ugarutse kagaruka ati rero umwana nyamugobye bakayimuhekamo ndaje mushobore munyice ariko ndaje mbega mfukamye imbere yanyu ntabwo uzongera ngo ba papa bo batubwira ngo baragendaga kuko ntabwo bari bazi kwandika na ba sogokuru akagenda akamubwira akamwereka intuza y'igiti cy'umuvumo hariya naca agati kareshya gatya kangana na zino ngingo ukora ebyiri ugace ukagegene neza ugashishura neza igishiku gishishureho neza ukagegene nirangiza ukampa nkabice niba wowe kuko ubwo burihaniye ukagenda ukakabika ni resi utanze n'urupapuro utanze mbega kutazongera ubwo rero iso agahamagara ababyeyi mbega ajya kuguca b'abasaza yahamagaye n'ubundi ajya aravuga ati umwana yagarutse murebe n'imvugo nyandiko yanyandikiye ngiyi none bigenze nte ko muri base wabo mukaba na ba sekuru na babyara be bigenze ati ubwo yasabye imbabazi urabyemera ati rwose nabyemera aragenda ati ubwo nta kundi nuko turagukomoreye mbega kuko baragucaga nimba baraguhaye n'inka bakazi kunyaga ufite urugo mbega urabazazanyije mbega n'abana ufite bangahe baragucaga byarangiza hasigariye bagacunga abana bibaye na ngombwa niba ufite na murumuna wawe ukaba wananiranye bamushyiraga ku ntuza kuri agatunga wa mugore mbere kugira ngo mutunge bakabanza bakamushakira uwe nawe akabatunga bombi yerekeza inyuma vuba nuko guhanwa ntimwumve ikibazo n'igisubizo nicyo nta kindi muhanwa ntimwumve nta n'ikindi niko turabahana nk'ababyeyi mu nzu mukabyanga ataye umuco n'umwana w'ikirara yaragarutse baramwakira nicyo kibazo bagaruke mu ntuza bagarukane ikinyabupfura cya kinyabupfura icyo bajyanye bagitiye niyo nama nabaha ya mbere inama ya kabiri bagire bate niba umubyeyi aguhaniye akaba aguhana ukabona ko noneho wowe urabyanze noneho niba ubona ko ari buguhane nabi uragenda ugenda ukajya kundeba nkanjye se imiryango ukavuga uti none kubira ariko biriya biri ndi guhari mbega papa ari kumpana byaba ari byiza cyangwa byaba ari bibi ubwo rero ndayungurura nanjye nturubunyurwa uragenda ujye no ku wundi mubyeyi nawe numara kubagira ari 4 5 igisubizo uzaba wakibanyemo wakibonye kera ubwo rero bose ntabwo ariko bazakubwira hariho uzagushuka hariho n'uzagira ate muzakubwiza ukuri niko guhana nta kundi babanze bahanishe kuko udahanishije ujya mu ishyamba utazi ugacika icyo utazi ijambo icyo nababwira muzababwire ngo mbega nabo niba nta mugabo wanzigira umugabo ningirwa n'abandi kuko ntabwo umutwe umwe wifasha gusara niko uzababwira umutwe umwe wifasha gusara ntabwo wifasha gutekereza nicyo gisubizo umutwe agahanga kamwe kifasha gusara ariko ntabwo kifasha gutekereza hari abandi mugomba kungurana ibitekerezo inama nabagira ni uko nta muntu ubaho ngo abure umukunda ariko barakundwa ariko bo bakanga rero iyo wanze n'Imana igukuraho amaboko
ni ukuvuga ko urarumbye, umuntu ahinga amasaka aribwira ngo azasarure, none se ishaka iyo ryabaye igihanze bariyamo umusigati, nawe aba yabaye ntashoboye ngo ni igihanzi, kuko hariho ushobora gushaka agashaka akabura urubyaro rwo mu nda ye ariko yashatse. ubu ngubu ntabwo tumubara nkaho ari ikigoryi, kuko niko yaremwe. ariko noneho urangije imyaka 30, 40, 50, noneho nanjye ndi kugira muri 80, ubuse uzansimbura usigara utunze nyoko si we kandi uri muzima. Ngeze ko nagiye gushaka nyoko iwabo, we kubera kutajya gushaka bose niko bakwanze. None se utinya inshingano gutinya inshingano z'urugo, nose natinya inshingano z'urugo uwo nguwo niwe wa cya kigoryi, niwe wamusazi. Nanjye mbonye ngewe ujyanye umukobwa wanjye, ndi kubona mbese mbega murahuje, uzi mbona ko ntacyo ufite, uramujyanye uri kuri 0, kandi ko tuba tubizi haba harimo mbese ni nk'itumanaho. Uriya musore wa runaka nubwo ajyanye uriya mukobwa wawe, ariko nta kigenda, no kuri konte ye nta kibarwaho, no kuri n'iwabo mu rugo mutagira konte abitsa n'iwabo nta kiriho. Noneho bikagera n'igihe noneho na se nawe ubwe ahise abikwibwirira ati uriya mwana rero nubwo ajyanye n'umukobwa wawe ariko nta kigenda. Ni ukubatega amaso n'abana bacu, wenda bazagira buriya mujyanye, wenda bazungurana ibitekerezo. Niba mbega iyo mugiye mukungurana ibitekerezo, hari igihe murwubaka, mwamara kurwubaka mukavuga bati bariya bageze kuri iki, nawe bageze kuri iki, bariya bageze kuri iki, natwe twebwe twabwo twakigeraho. Muri kujyaho inama hehe? Mu nzu yanyu. Ubwo cyagiye muri kujya inama, cyagiye kumenya inshingano z'urugo, cyagiye muri kujya inama, si ukuntu kumva ako kanya washyizeho umwuzukuru, si uwanjye. Murateganyije wenda mumaze kubona nk'igihumbi 500, sibyo? Mwari mukibitse rero kugira ngo muzakomeze mujye mwongeranya, noneho mu ntuza mwakubiseho undi wa kabiri. Uzi ngo bariya abana bose bari kuvuka bazaba ibigoryi? Ntabwo uzi ko ikigoryi kibyara umuntu muzima? Noneho nibirangiza hagati yaho ngaho, kuko nta kigega cy'umusore ntacyo wabona, nubwo wakorera menshi utagira urugo nta kigenda. Ugeze mu myaka 40, 50, ntibigeze ukora, ntabwo wigeze ukora, ntibigeze ukundwa se. Aho ngaho rero ikibazo n'igisubizo, uwo mukobwa n'uwo musore ubwo bamaze kujya muki, bamaze kwiyungurura aho ngaho, natwe babugiye tuzatangira kubagarukira, kumva kuko uriya muntu kuko mbega ibyo ari byo byose nuko ari kugerageza, ariko tugomba gutera tumutera n'inkunga yo mu bitekerezo, twamubwira inama y'ibitekerezo. 2, 3 bya bitekerezo uri kuguha nibyo birimo imigisha. Ya mivumo yari kuriho ivuyemo, urumva aho ngaho ukoze igikorwa kiremereye, wasubiye mu murongo, ariko ntuwanye na wa wundi nzapfa nzarya nirire n'impfa nuko zaza rwegure nuko si umusazi.
icyo sogokuru wawe yakoze na sogokuruza na saka bagikoze kuko iwawe utagikora kandi uri muzima. uri iki? hano ho hari n'itegeko umbereye icyanamagaga nk'icyo ngicyo tukita icyanamagaga. Bavuga nti rero wagize imyaka 40 ntabwo turi bukomeze kugira ngo dute, niba udashatse urwawe rugohare andi ho nta bagabo babiri mu nzu. Ariko twiri niriya byabagaho, twiri no muri Kongo byabagaho, bigatuma agenda akazahera mu nka z'abandi akazasaziriye kandi zabo zihari. Bamubwiye bati jya kurambagiza kwa runaka akanga, arambagiza kwa runaka akanga, arambagiza kwa runaka akanga, agahera agatyo. Kandi ntabwo ushobora kujyana n'abasore bagenzi bawe ngo barayibega kuri muzima no kutari muzima. Ngo iyo agiye mu bandi basore mu nkumi ari muzima, ariko kugira ngo azashake urwego bikamunanira. Inama nabagira niyi: wowe hanisha mugenzi wawe, nibikunanira mugenzi wawe niba atabishoboye hanisha ababyeyi, ariko aho kugira ngo uhere mwanyoko naso uzari kugira imyaka 60 ukiri mwanyoko. Uri umugabo uri iki? Turi umukobwa n'umukobwa nawe n'urubyiruko ni rumwe n'umukobwa nawe. Uwo mukobwa yabuze n'umutereka inyendaro ngo wenda wawe n'umutereka inyendaro amujyane cyangwa natamujyana, ariko abafitiye imbuto ku isi. Harabo ntabuze mbega ntabuze amazina yabo basazi aho batyo kandi ari abakobwa. None se uzi ngo bariya noneho ndabafite na bashiki banjye babaye nguko, ariko umwe ari muri Kentucky, ariko barumuna be bose barashatse bafite bamwe bari gushyingira, ariko we aracyabera hani igikundiro no nijuru ry'Imana bavuga ngo bazajya mu ijuru, naryo ntaritegereje yanigiye mu nda. Babwira bati kuko ntawe ujya kubaka urugo ngo azategereza kurwubaka ngo ariko mbega ngo wamaze kugira ngo nk'ibya Trump uzabigeraho gihe ki nawe kugira ngo abigereho ko ariko yabanje kwiha icyuya kandi ko ariko yabanje gushaka. Ubwo ntafite abana, none se afite abana ariko yabanje nawe kubishaka, yabishakanye n'umugore we. Inama nabagira niyo kutajya muri iyo nzira ni y'abasazi, siko iyo nzira ni y'abasazi. Kuko nk'iyo urangije ishuri tuvuge mbese urangije high school, hano babyita ngo ni high school niyo secondaire, mbega muri Kongo bavuga ngo ni secondaire. Urayirangije ugiye gutangira kaminuza, nka wayitangiye kaminuza ugize ute ugiye gukora, nurangiza kano gacupa ka Stella cyangwa kano ka Budweiser niko ugiye gukurikira. Nka wakurikiye rya shuri ngo urebe imbere yawe hazaza, ahubwo urebe iki urumogi, urebe mbega ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose. Hano hari byinshi cyane njya mbona, hari n'abajya barya n'ibinini akakirya ukabona baye nk'umusazi. Njya mbareba mu mpuza hariya mu mpuza muri kampani, yamara kukirya agakora nk'imashini, cyamara kumugwa mukabona aratenteburitse. Rero mbega inama nabagira nuko bareba imbere yabo hazaza. Biriya ari kwirohamo ki mu busazi, ejo azaba ari iki, azaba ari umusazi ari nkabari ibyo ubona ku muhanda, bari ibyo ubona ku muhanda niko nawe azamera nkabo. Umuntu w'umusore kubona uzi ngo ngewe nubwo waba waburaye ndi kukubona hariya ku muhanda by'abandi bafata igipapuro hariya ku ntuza,
ngo uri kunsaba ngo ntabwo nayaguha. Ufite amaboko abiri ni mazima, Imana yaguhaye amaboko abiri, none kandi ufite amashuri nk'ayo ngayo nyine kuvuza. None icyo ugamije no kujya kwirirwa ufashe igitabo ikintu cy'igipapuro hariya ngo uri gusaba ku muhanda. Uri iki? Mbega ab'intuza b'imbwa Imana yabanyeho amaboko, kuko yaguhaye ubwenge ngo ubukoreshe. Bwa bwenge yaguhaye tubukoresheje. Ubwo rero igitabo kandi Imana iguha purusa imwe, purusa imwe. Purusa imwe ni iki? Ni ukuguha ubuzima, ubwa buzima bwawe ubukoresha. N'ubukoresha nabi, Imana ntabwo iri kumwe nawe. Rero inama nabagira ni uko bajya mbega niba arangije nk'iyo high school ye kujya mu kiyobyabwenge, ahubwo nakomeza ishuri rye, ejo nawe azigishe n'abandi, anabagire n'inama. Niyo nama nabagira.